Dutangiye batwereka umugore n'umugabo. Umugabo ari kubwira umugore ko agiye gukora urugendo, gusa umugore ari kurira amusaba kutamusiga wenyine. Umugabo yamubwiye ko nta buryo yasubika urugendo rwe, aranyamusezeranya ko azagaruka mbere yuko abyara. Gusa mbere yuko agenda amuzanira icupa rwuzuyemo imiti izamubuza kubyara mbere yuko umugabo wagaruka. Umugabo yahise afata inzira aragenda, umugore arangiye atangira gutegereza umugabo we. Imyaka myinshi iragenda irahita, umugore akirya ya miti nta gakuru k'umugabo we. Twihuse nyuma y'imyaka 13 batwereka nayo umugore yakoze atakibasha kugenda, n'umwana w'umuda nawe yarakuriyemo asigaye aganira na nyina wishwe n'irungu. Aho kanya umugore se mvurusa kwanza aranje asohoka yishimye agira ngo umugabo we ugarutse, gusa kigera hanze atungurwa no gusanga ipusi yafashwe n'imigozi. Umugore ari maze iminsi atarya ahita yica atangira kuyirya. Ku mugoroba batwereka umugore ndi mumere n'abari gutaka, agiye kurira muri cya gicupa cye cy'imiti asanga yamushiranye ahita atangira kwigaragura. Umwana uri mu nda yumvisha uburyo nyina ari gusufura birangiye munanira kwihangana, abonye nabundi buryo ahita yica nyina atangira kwambara umubiri we. Nyuma batwereka umwana wambaye umubiri wa nyina ari gukora isuku ahantu hose. Ku mugoroba nanone warangiye yicara hanze atangira gufata akayaga. Ku munsi ukurikira batwereka umwana arimo yisukira icyayi, bitunguranye mu rugero rurimo rufunguka agiye kureba asanga ari se Taye ugarutse. Umwana n'amatsiko menshi yahise abaza Taye aho yari ari nyuma y'imyaka 13. Taye wari umeze nk'atamwitayeho ahita amubwira ko bitamureba. Nyuma umwana yahise yagira nk'aho ari umugore wa Taye, aranje mubeshya ko yagerageje kurwana uburyo bwose bushoka gusa bikarangira inda ivuyemo. Taye utari umeze nk'atunguwe cyangwa wabaye yahise amwegera, aranje amubwira ko bagomba kongera kugerageza mpaka babyaye. Umwana yabonye ko nta buryo yasobanura Taye ko ari se, aranje atamwemerera, amateka ahita yongera yisubiramo. Filime yacu ya kabiri twitanya n'umwastronaute witwa Yuri, wari kuri misiyo yo kujya ku kwezi kumwe k'umubumbe wa Jupiter kuko Nazari yumvisheyo amajwi adasanzwe. Bidatinze Yuri yaje kujya ku kwezi kwa Alpha 46, aranje atatangira gushakisha amajwi yavaga, gusa nyuma akanya yahabuze atungurwa no kubona ikimera ku kwezi kwa Jupiter. Yuri n'amatsiko menshi yahise acyegera, aranje asanga n'agasaro kabonerana, birangira agafata akajyanya n'isi yabonaga bingana mu ngano, gusa bitunguranye agasaro gahita kamirisa. Yuri yabanje kugira ngo ni imikino, aranje atangira kugacugusa, nyuma akayatangira kuba amajwi y'abantu bari ku isi bari gutaka umutingito. Yuri yahise agira ubwo aranje atangira kugerageza gusubiza isi mu mwanya wayo, gusa nyuma akanya byanze agasaro karamucika agahita kagwa hasi. Kubw'amahirwe make Yuri yahindukiye gakandagira, bituma yica buri kiremwa cyose n'umubumbe wose w'isi. Yuri byahise bimucanga, aranje atangira kuzenguruka ku kwezi kwa Jupiter, agenda atekereza uburyo ari umuntu wenyine usigaye mu isanzure n'uburyo azabasha kurokoka kuri uku kwezi. Mbwira hasi muri comment icyo wakora ubaye uri nka Yuri, unatse filime ushaka ko nabakora ubutaha. Bye.